Yes, hello my people, banyarwanda kazi, mwese muri rusange mbifurije weekend nziza kabisa, nongera no kubifuriza ibihe byiza kandi weekend ikomeze ibaryohere. Ngaye nguko rero nkuko mumaze kubimenyera, uyu abari wa mwanya makuru abagenda acaracara, amakuru abari hiti kabisa kuko murabizi na channel yacu yitwa Day by Day News, abara makuru umunsi ku munsi, ariko ubu byabaye akarusho noneho ni pelawa kabisa, amakuru tukagenda tuyahanahana buri saa ku isaha, buri munota ku munota, buri segonda buri ku segonda, amakuru uko bari kugenda arimo anyuranamo, arimo agenda nayo arya hiti atembera muri isi. Nanjye nabijeje ko nzajya nyabahera 5 kuri 5, ubundi tukarushaho kwibanira neza kabisa. Nongeye gwikaze rero mwebwe mudukurikiye mutari mu gihugu cy'u Rwanda, namwe kandi mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, nongera kubaha ikaze. Wowe uri muri Tanzania, uri Kenya, uri Uganda, uri Madagascar, uri Zambia, Zimbabwe, nabandi ntabanibagiwe bashuti banje bahano i Burundi za Gitega hariya, ndetse n'ahandi hatandukanye aho Burundi kabisa za Bujumbura ho ngaho, ndabizi ko muri kunyumviriza 5 kuri 5. Ngaye nguko rero namwe muri Europe, aba diaspora bacu kabisa, we love you so much. Mukomeze mudukurikire 5 kuri 5 kandi mukomeza no kuduha amakuru, dore ko mukunze kuduha amakuru kandi akagenda yubaka buri bamwe bagiye batandukanye, dore ko nka life yo muri diaspora ni sometime ubusanga ibiri very hard. Mukomeje kugenda rero mucira ku mayange bagenzi banyu, bikarushaho kugenda biba byiza, kandi ukabona kari binakereya friendship kabisa between among us. Ngaye nguko rero nkuko muri kubibona kuri screen, ntabatindiye ni inkuru y'incamugongo, ariko ni inkuru y'akababaro, ariko nyine turabizi ko muri ubu buzima bibaho. Mbere na mbere ko ntangira inkuru, nkomeza kwihanganisha ababuze uyu mwana wabo, dore ko uyu mwana yarakiri muto kabisa. Mukomeze kwihangana kandi mukomere, kandi umwami Imana amahoro atanga azi aganze muri mwebwe, kubera ko ibi abari inkuru ibigoye kuyakira. Iyi nkuru etitete rero, dore ngayo nguko uyu mukobwa muri kureba muri screen yitwa Umutesi Iribagiza Chantal. Amazina ye ndayasubiramo kuko harabo nigize kubona bari kugenda bayabaza cyane. Amazina y'uyu mwana witahiye se cyangwa witabye Imana yitwa Umutesi Iribagiza Chantal. Uyu mwana rero yavutse mu 2014, akaba yarabuze ubuzima muri weekend aho yigaga rero. Ni mu kigo cya interna cyangwa se mu bigo mukunze kuvuga ngo harimo n'abajya bavuga batazi icyo bishatse kuvuga, bibaho kubera ko mwese mudukurikiye mba ngomba kugenda mbasobanura neza kugira ngo muze kuba mwasobanukirwa neza 5 kwa 5. Uyu mwana yigaga muri boarding rero, cyangwa se babanyeshuri babiga baba mu kigo, apana bano banyeshuri babiga muri 9 years babataha mu ngo iwabo. Uyu mwana we yigaga noneho aba ku ishuri. Yaje kuba rero yakura accident, naita accident, kubera ko yararyamye igitanda, we yararaga ku gitanda cyo hasi. Abize murabizi uko ibitanda biba byubakitse, hari urara hasi, hari nuba arara hejuru. Yagize ati rero aryamye igitanda kirahanuka kiramugwira, bitabimuviramo urupfu. Uyu Umutesi Iribagiza Chantal ahita yitaba Imana, ahasiga ubuzima. Abantu rero bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitari bikeya, ubona ko ari ntimba n'agahinda, ubona ko byababaje abatari bakeya, ariko nukuri nta muntu bitababaza. Uri kumva umwana wo muri 2014 nejo bundi rwose yarakiri kibondo, nibwo ahitoti ko uyu mwana Iribagiza yanigaga mu mwaka wa mbere wa secondaire. Uri kumva nibwo yaragitangira, uri kumva agahinda ababyeyi be bafite, intimba n'umubabaro.
ndetse si ababyeyi be gusa n'undi wakumva iyi nkuru uri kumva ko ari inkuru y'akababaro. Yari umwana ukiri mutoya, iyo tuvuze ukiri muto noneho ongeraho cyane, yari akiri muto cyane. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi, ariko nyine Imana imuhe iruhuko ridashira kandi imutuze aheza. Ariko mboneraho no kwita ntanga n'iri tangazo ku bayobozi b'ibigo cyangwa b'amashuri, cyane cyane ibigo bya boarding abana babamo, nongera kubibutsa kabisa iki kintu kibe isomo ahandi, nubwo wenda ibi nawe bigarura ngo uyu mwana Iribagiza Chantal ngo abe yagaruka mu mwuka w'abazima, ariko ibigo by'amashuri, abayobozi mwese mudufashe, mujye mukora icyo bita checking cyangwa se mukore checkable mu gihe abanyeshuri baba bagiye mu biruhuko se, cyangwa no mu gihe baba bari mu ishuri batari baza mu marumu yabo ngo baze kuruhuka nimugoroba. Kabisa mubyiteho, murebe ko ibitanda biba bifigishije neza, murebe ko ibitanda byaba biri strong, no mu gihe mubona harimo n'igishobora kuba cyanyeganyega na gakeya, muhite mukikorera demolishing, ubundi mubirepare, kubera ko uri kubona hagize ahandi hantu biba rwose byazaba ari uburangare. N'aha ngaha kandi ntashidikanya ko njyewe ngomba kuvuga ko ari uburangare bwabayeho, yaba abayobozi b'ikigo runaka cyangwa se nanze kumentioninga iki kigo, ariko abayobozi b'amashuri mubyiteho, ndetse na timu ngarimo bamukorana iki kintu bakiteho, kubera ko muri kubona ko ni ibintu biri kugenda, navuga ko muba mwarangaranye cyane, muba mwabirangaranye, kubera ko twe twiga urabibonaga ko yego nibyo birashoboka ko ibitanda biba biteye gutya, umwe akarara hasi undi akarara hejuru, ariko se ubundi ugendera kuki ujya kujyana abana ngo bajye kuryama mutarabanje gukora checking y'aho barara? Ese ngo hubakitse gute? Ese koko ibyubatse bifite ubureme cyangwa se bifite durability, uburambe yo kuba abana babiri umwe yaryama hasi undi akaryama hejuru? Icyo kintu mugende mugitekerezaho, mugende mukirebaho. Si ibyo gusa kandi mbonereho buriya iyo umuntu agize amahirwe yo kuba hari impuguro yatanga, ya reka mite nanatanga n'impuguro bigendere rimwe, abayobozi b'amashuri musabwe cyangwa se mugomba kujya mwita kuri iki kintu, naho abana barara kuhagirira isuku ifatika, mukahagirira isuku kandi mukirinda ubucucike kugira ngo bashobore kubona oxygen ihagije, birinde ubushyuhe, gutyo za ndwara z'ibiheri kera zajyaga zibaho ntizizongere kurangwa ukundi mu bigo by'amashuri. Bizarushaho kuba byiza kandi n'abanyeshuri bige neza kandi batsinde, kubera ko bazaba bari ahantu hasa neza. Ngayo nguko rero nongeye no kubiseguraho, kubera ko twari tumaze hafi umunsi wose n'amakuru tubaha. Twari tumaze iminsi turi kuri field, bamwe batari babona amapamiti yo kugaruka mu iki gihugu kugira ngo tubashe kubana 5 kuri 5. Ubu turahari rero, ubu tugiye kongera tuzura umugara, ubundi turusheho kubana kandi murusheho no kuduha amakuru kugira ngo natwe tuyageze ku banyarwanda hakiri kare. Ngayo nguko rero yari Rinco imfura muri rubanda, dukomeza kwifuriza aba babyeyi gukomera kandi tunifuriza uyu mwana utagira icyazi agire iruhuko ridashira, aruhukire mu mahoro. Ngayo nguko rero mukomeze kugubwa neza kandi Imana ikomeze ibashyigikire. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde. I love you so much.